iyo umaze gusobanukirwa iby'urupfu rero wibaza impamvu Satani akangisha abantu bose urupfu, kuko iyo umaze kujya mu mwuka wibaza uko bizagenda igihe abantu bose bazasobanukirwa ko turi roho tutari umubiri tudapfa, nk'uko Satani ahora akangisha urupfu. Ese abantu basobanukiwe urupfu Satani azabigenza gute? Ese cya gihe nirubura uko Imana ivuga byahishwe ko icyo gihe bazashaka urupfu bakarubura, Satani azakangisha iki? Katse tubyinjiremo turebe rero icyo Satani azakoresha muri icyo gihe abantu bose bazamara guhugukirwa iby'urupfu. Ese wigeze gutekereza impamvu Satani akoresha urupfu kugira ngo atere abantu bose ubwoba? Ese abantu basobanukiwe neza iby'urupfu bameze gute? Iyo umaze kumenya ko uri roho utari umubiri, uri roho ntabwo uri umubiri, abantu bose nimara kubisobanukirwa Satani azabigenza ate? Kandi se igihe urupfu ruzashakwa ntiruboneke muri iyo minsi yanyu? Uyu munsi rero tugiye kuganira ibintu biri muri bire bitwigisha ku rupfu, impamvu Satani arutinya kurusha uko weho urutinya. Niyo mpamvu Satani abagukanga kubera kutabizi, ariko iyo umaze kubimenya ntabwo ugitinya. Abantu benshi boshywa bayobywa n'ubwoba bwo gutinya urupfu, gutinya ejo hazaza, gutinya indwara, gutinya kubura ibintu. Satani azi neza ko iyo umuntu atinya urupfu atinya kuvuga ukuri. Ntabwo ushobora kuba umunyakuri utinya urupfu, utinya gukorera Imana neza, kandi Satani byose abizi ko utinya gufata imyanzuro ikomeye. Niyo mpamvu urupfu rwahindutse intwaro ya Satani, intwaro ikomeye. Ariko iyo umaze kubimenya ntabwo wowe ugifite, uvuga ukuri. Iyo umaze kugera mu kuri, gusobanukirwa ukuri, hari ibintu bibiri. Iyo uzi ukuri noneho wanarangiza ukamenya ko turi roho tutari umubiri, ko weho uri roho uri mu mubiri, ibyo bintu babibashije, wabishoboye. Reka turebe rero ikibazo abantu benshi bakunda kwibaza ni iki ngiki: ese koko urupfu ni intwaro ya Satani cyangwa ni ikinyoma akoresha? Bibiliya itubwira ko hari ikintu Satani akunda kurusha byose. Icyo atinya kurusha byose ni umuntu wasobanukiwe ukuri. Ikintu Satani atinya kurusha byose ni umuntu uzi ukuri, ni umuntu wasobanukiwe byose. Wibuke Evangelii ya Tomasi yatubwira ngo shaka nushaka uzabona, nubona bizagutera ubwoba, nigutera ubwoba ariko bizatuma uyobora byose nibimara kugutangaza. Iyo washize ubwoba rero ya ntwara ya Satani y'urupfu ntabwo ukitinya. Mu Baheburayo 2:14-15 Kristo Yesu yapfuye kugira ngo yambure ububasha ufite ubushobozi bw'urupfu ari we Satani. Satani rwa rupfu akangisha abantu, Kristo yarapfuye amwaka urufunguzo. Wibuke ibyo minsi 3 yamaze hepfo, yamwambuye urufunguzo kugira ngo abohore abo ubwoba bw'urupfu bwari bwaragize imbata. Abaheburayo batubwira Kristo ubwo ajya kwaka urufunguzo Satani yagira ngo abohore abo ubwoba bw'urupfu bwari bwaragize imbata. Ibi bivuze iki? Satani afite gusa ubwoba, ariko nta bushobozi afite ku muntu uri muri Kristo. Iyo uri muri Kristo Satani nta bubasha na buto aba agufiteho. Iyo abantu basobanukira ko urupfu atari iherezo, iyo umaze gusobanukirwa neza ko nyuma y'ubuzima ahubwo ubuzima butangiye atari ryo herezo, ubwami bwa Satani buranyeganyega byanze bikunze. Ni ukuvuga ngo Satani iyo azi ko ibintu bizi ntabwo akwegera. Satani rero ntakoresha urupfu kuko arukunda, ahubwo arukoresha kuko azi neza ko afite igihe gito kugira ngo ayobye abantu. Reka tujye mu Byahishuwe 12:12 twumve ibyo Satani akoresha. Umwanzi afite umujinya kandi mwinshi nk'umuranduranzuzi, ariko igihe cye ni gito. Satani azi neza ko afite igihe gito. Nibyo tuvuga abakora amanyanga, abakora ibi byose baba bazi neza ko afite igihe gito. Niyo mpamvu ubwoba bushobora kwiyongera, intambara zo mu mitima zikiyongera, igeragezwa riba rikomeye naryo rikiyongera. Ariko ibyo byose ni ikimenyetso cy'uko Satani yatsinzwe kandi azatsindwa, si ugutsinda. Iyo usobanukiwe ibi rero ntutinya gupfa, ntutinya urupfu, ntutinya kubaho mu kuri. Uvuga ukuri uko kuje aho kuba mu binyoma. Umunyakuri iteka ryose
kandi ntutinya guhamya Kristo, ntubitinya. Satani yabona umuntu uzi ibi rero ko gupfa ari inyungu, ahubwo nk'uko tubisoma mu Filipi 1:21, nta ntwaro nta bubasha bakigufiteho. Ndakurahiye. Niba Satani rero akangisha urupfu ariko wowe ukaba uzi ko Kristo yamutsinze, hari icyo uzakomeza gutinya se? Ntacyo uzaba ugitinya. Niyo mpamvu abantu babona uvuga ibintu ukabona bagize ubwoba ahubwo ari bo, kuko waba uzi neza aho byaturutse. Niki rero kiruta byose gituma Satani atera abantu ubwoba? Urupfu, ejo hazaza, cyangwa se kubura ibintu. Kuko azi ko abantu bakunda ibintu by'isi, Satani abateresha ubwoba. Nibigenda gutya na gutya se biragenda gute? No. Iyo umaze kwinjira mu mwuka, mu ijambo ry'Uwiteka, ukamenya ko Kristo ari muri weho, ukamenya ko uri roho utari umubiri, ibyo byose nta bubasha na buto Satani aba akigufiteho. Nakubwira nti rero, we muntu twatangiranye twabanye, ngusubiremo gato nkubwire nti ese kuki abantu bose Satani bakangisha urupfu? No kubera iki? Kugira ngo abatere ubwoba. Kuko azi neza ko iyo abantu bazi kubisobanukirwa, abafatirana hakiri kare, batarasobanukirwa nibwo abigarurira. Ariko iyo umaze kumenya uwo uri we, ese Satani abigenza ate? Nta kundi abigenza, kuko azi ko igihe ari gitoya, ahubwo ahita yimukira ku wundi muntu udasobanukiwe akaba agiye gushaka. Kuko bamaze kubimenya, ubu uzi ko Kristo yamwatse urufunguzo kera na kare. Nkakubwira nti rero, witinya, humura. Iyo bagukangisha by'ejo hazaza, indwara, kubura ibintu, ngo uceceke, ntuvuge ukuri, ngo have. No. Satani nta bubasha afite ku bantu bazi ukuri, bazi Imana. Iyo uzi ukuri, uzi Imana, uzi ko uri roho utari umubiri, byose ubizi, nta bubasha na buto Satani aba agufite. Kuko byose amayeri yose yakoresha Satani ubuyazi, ukanamureba uko ashaka kukwegera. Ariko noneho kubera ko uzi umuvuno wa Satani, ukoresha ijambo ry'Uwiteka n'inyurabwenge y'Uhoraho, Satani ntahamenera. Nawe ababizi mu mutima we. Satani byanze bikunze ababizi, kuko ntawe yamenera. Arareba nyine, akarebera kure, akareba yamenera bikanga, kubera ko uri mu mutamenwa w'ijambo ry'Uwiteka. Niyo mpamvu rero ashaka kugerageza urupfu nk'intwaro ikomeye, ariko ntabwo rukugeraho, nta kintu rukoraho. Kuko ikibazo aho wakwibajije ni iki ngiki: iyo ntwaro Satani hari ingufu ifite, cyangwa ni ibinyoma gusa n'ibikangisho? Uko bitubwiye rero, umuntu usobanukiwe ukuri Satani amutinya kubi. Shaka ukuri rero. Niyo mpamvu nkubwira ni ngwino mu kuri, wimarire mu kuri, uvome ijambo ry'Uwiteka, uryimariremo. Noneho numara kujyamo wese neza uri mukuru mu ijambo, Satani nta hamwe azamenera by'urupfa kangisha by'ibintu ejo hazaza, ibiki byose nta bubasha na buto na buke bizaba bigufiteho. Kuko Satani nawe azaba azi neza ati uriya muntu ni umuntu uri mu ijambo, ni umuntu uri mukuri, ntawe namuhera. Ni ukuvuga ko ni Satani akizwa n'amaguru agahunga. Nkaba ngushimira rero twabanye. Imana ikomeze ibarinde. Shalom, todaraba, tov meyot.